Numbwira uyu munsi wa none nagisubiramo yavaga mu kiganiro saa 8 akenshi nayo nabaga mfite ikiganiro saa 3 akambwira ati Musa ubundi iyo ndebye muri competition ubundi ngiye mbambara nkompeta nawe urumva umuntu kubwira gutyo yatumaga nkora nanjye kakamakuru Yago navuga ko ikintu muzi no umukozi kandi ikindi cya Yago Burya nzi ko Burya no umuntu wumva numbwira uyu munsi wa none nagisubiramo yavaga mu kiganiro saa 8 akenshi nayo nabaga mfite ikiganiro saa 3 akambwira ati Musa ubundi iyo ndebye muri competition ubundi ngiye mbambara nkompeta nawe urumva umuntu kubwira gutyo yatumaga nkora nanjye kakamakuru Yago navuga ko ikintu muzi no umukozi kandi ikindi cya Yago Burya nzi ko Burya no umuntu wumva. Yes, twongere tubaha ikaze kuri kamera za Oreste Entertainment TV nk'ibisanzwe twe tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye cyane uko ari kumwe nanjye MC Pride cyangwa Pride Shema aho wagenda unyandikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye Instagram ni Pride Shema ubundi kwa ibitekerezo ubundi twaza tubana gatanu ku kandi kuri Oreste Entertainment nkuko mubibona rero hano imbere ya kamera zacu tukaba twakiriye umugabo wifunze cyane ubundi guhagarara butuzi guhagarara nk'igituzi urareba igituzi ukuntu cyajyagaze mu murima niko uyu mugabo ameze turatangira atwibwira atubwira ninde muri rusange atubwiye mu camake ni muntu ki turi kubona kuri kamera za Oreste Entertainment ubundi ikiganiro gikomeza twaguha ikaze utwibwira ukubwira abakurikiye Oreste Entertainment utangiye unyita bya bintu byajyaga bihagarara mu bishyimbo bagitaga ngo ni za kagarara kadahumeka kiriya kintu cyarindaga inyanya n'ibiki byose ni kadahumeka zazaga zimeze nk'umuntu kugira ngo zirinde inyoni cyangwa se ibindi bintu bisanzwe nanjye wasanga nayo naje kurinda kameranye kugira ngo batayibona bamenya ukomeze nka kadahumeka watuje none se kugira ngo twihutije iminota ndetse n'ikiganiro kigende fresh wabwira watangira wibwira abakurikiye Oreste Entertainment kugira ngo ibintu bigende fresh. Nitwa muri Oreste nkaba ndi umunyamakuru ariko abantu benshi bakunda kunyita Kera anyuze bagita amazina agiye atandukanye ariko amazina yanjye bwite nitswe n'ababyeyi ni muri Oreste. Kubera ikizubundi kwita Kera anyuze babona uri muri periode nk'iyimpara cyangwa se bamakanyaga duri kwe cyo kwita akenshi urabizi ndabizi ko ibintu by'itangazamakuru bizi bigendera ku biganiro umuntu abakora ibiganiro ukora nibura nise nibi abantu bagiye bakumenya mu biganiro bigiye bitandukanye tubwire mu biganiro abantu bagiye bamenyamo nigeze kwa muri siporo nagiye mba mu biganiro by'umuryango nabaye mu biganiro by'ubuzima ariko mu kiganiro banze cyane ikiganiro cya Karanyuze tuje kuganira nawe kugira ngo nadusangize amateka cyangwa urugendo rwawe nk'umunyamakuru mw'itangazamakuru tubwira ati se utangira ubunyamakuru wabutangire hehe dusangize muri rusange yo na mucamake urugendo rw'itangazamakuru kugeza aka kanya aho ugeze ubu ngubu mwebwe rero mwe mwaje mu bihe byiza ndabyibuka nge byaramvunye cyane nyinjira mu itangazamakuru hari abanyamakuru uyu munsi wa none umuntu yanavuga ko umuntu agiye areberaho yanashimira cyane kugira ngo umuntu yinjire mu mugabo w'itangazamakuru hari icyo byagiye bisaba kuvunika ndabyibuka umunsi wa mbere navaga mu rugo kubera ko nakundaga itangazamakuru nkajya kwicara nkareba habaga bicaye kuri radio kugira ngo bazagicaze kuri micro my friend ari ukurya uwiziritse ari ibintu bikomeye cyane ndabyibuka byarangoye cyane nkajya mbyuka mu gitondo nkaza bagiye gukora ikiganiro cya morning show kuri radio haza nkicara hafi yabo ntari buvuge ntari bugiye gute ku buryo no gusura byarananiranaga wangu wasura kugenda ngo urebe abantu nibura bari kuvuga bari muri show isanzwe byabaga ari ibintu bigoranye cyane ariko kubera n'icyo nshaka narabyukaga mu gitondo nkahira mu gitondo nkajya nimugoro nta kindi kintu nakoraga nta kandi kazi navugaga nti ibintu bijyanye n'itangazamakuru ko aricyo numvaga nakundaga cyane mu by'ukuri nkavuga ngo reka njye kureba abamama n'abasore n'inkumi icyo gihe narifite iyo nshaka niba yuka neza byaye nko mu muhe mwaka byibuka muri za 2014 gutyo icyo gihe umunyamakuru ari uhitinze n'indera 2014 nibura umuntu wavuga ati ako nk'ikidi wamugana umuntu agera rumodo mu buzima cyagiye abantu bari bahitinze muri siporo ndabyibuka icyo gihe hari abantu muri siporo hari abantu bitaga ba Gatare abantu bitaga ba Rutamu rero bana Rutamu reka da
hari hariho abantu bitaga batigozi bamutse ritsi bose okay abantu bitaga batuni singizwe ni abantu bari bagezwe cyane icyo gihe yes ambo icyo gihe wumvaga bagenda ba Marcel utagarama icyo gihe utagarama cyakoze yize bucyana ndabyuka najyaga njya kuri stade nkajya kureba umupira kugira ngo umve ukuntu byamvunaga najya kureba umupira hashakisha uburyo bwose yive bucyana nibaga yogezaga umupira nabaga ndi inyuma ye cyangwa ndi imbere ye kandi rero bigatse ngewe bitewe n'ukuntu nkunda itangazamakuru wampa kuvuga amakuru wampa kogeza umupira naho ugeza ibicari cyose ndagomba kwisangamo ubu mbese no kogeza wabishobora mu byukuri ubu ngubu banakubwira ati ugiye kogeza umupira ubu ngubu wanawushobora ubu ndashaje ariko icyo gihe nari kubishobora kubera ko nabikundaga cyane ariko buri impana ntagisaza umuntu arasaza ariko impano ntagisaza wanda bize abanyamakuru bagira ngo kumbwira ngo nigeze wumve nkajya ari amatalent ariko ariko hari nka match nagerageza hari nka match sports nkora bizi ko ejo bundi mukuru atsinze Rayon Sport none gerageza nibura ugeze icyo gitego bena mukuru atsinze Rayon Sport shase ko nibuka n'abakinyi babitsinze ubwo nakogeza gute nta kibazo gerageza ntari bipfa kuvuga ngambwe abakinyi batsinze ibitego kugira ngo umenye uko nogeze uri kureba nari kadufate match none nambwe n'umuzamu watsinzwe kugira ngo umenye reka nkwereke reka duhitemo match numva yaba twese tuzi yaba yarabayeho none ufate wenda nk'amasegonda 5 cyangwa 10 wenda wogeze cyose ko nigeze mbikora wanjyanye mu byo nakoze bo nta kibazo wenda urumva njya kunjyana mu bintu ntakoze bishobora kumvuna ariko buriya ibyo nakoze buriya ndamutse kubera ko mbizi nabikora mbo aho nta kibazo ujya gutangira ahantu nibura mbo uragiye ujya mu itangazamakuru urebye abantu ukazajya basura ufata urugendo runini rwatari kugira ngo ugere aho hantu mbo bibaye gutyo ese ni hehe wavuga ngo watangiye kumvikana cyangwa kumenyekana nk'itangazamakuru yaba igitangazamakuru cyandika kivuga ku majwi ndetse cyangwa ikinaho ku buryo bw'amashusho ese ni cyo gitangazamakuru cya mbere igitangazamakuru cya mbere nisanzemo n'izo deals zambwira byambagaho ni Sango Star wayikoze hirya buriya ndayubaha oya ntabwo navuga ko nayikozeho ahubwo nagendaga ndi umuvumba okay uri nk'umutumirwa bisanzwe nagendaga ndi umuvumba ariko ndabyibuka nyuma yaho nize naje kuganira n'umuntu witwa Tewoni Singizwe arambwira ati burya ushaka inka ryama nkazo bisaba gusaba kuvunika kuko ndabyibuka icyo gihe n'umuntu wabaga warize itangazamakuru yo ngo ngombuye kwiga itangazamakuru utazi kuvuga my friend nicyo kintu cyakugoraga cyane Ambo uragiye rero kuri Sango Star bagutumiye nk'umutumirwa noneho kugira ngo ubugeze aka kanya noneho uri umunyamakuru aho igitangazamakuru kimwe nk'umunyamakuru uhamye ufite ikiganiro akora cya biganiro bikora uvuye ku Sango Star niho wahise ukomereza wenda ku gitangazamakuru uri hubaka kanya cyangwa warahandi wanyuze ukakora nibura nk'umunyamakuru noneho atari umutumirwa mbo handi hano naciye ni kuri Contact FM wahise ujya kuri Contact FM ari amaradiyo gusa ariko urumva nyine byari amaradiyo kijya amateleviziyo ataraza ari menshi urebye ntago amateleviziyo yari menshi kugera kuri televiziyo byari rundi rugamba ubwo nitwe nituvuga nyine ngo kugira ngo byonyine wicare kuri mikro kugera kuri radio byabaga ari ibindi ngo kuri televiziyo none byo nta nubwo wari kubivugaho Contact FM urayikozeho nabwo nari ndi umutumirwa nabwo wakoraga nabwo nabaga ndi umutumirwa ntugire ngo kuvuga ngo baguhaye mikro ngo ugende wicare hariya byabaga ari ibintu bikomeye cyane ambo uragiye kuri Contact FM urakoze nyuma ya Contact FM byaje kugenda gute kugira ngo nibura muri Samari twumve ahandi hantu none naba naraciye ni kuri City Radio ako naho maciye gitoya naburumba nagendaga nabwo ko nacaga nyine ndi umutumirwa ariko byibuze maze kumenya ibintu by'itangazamakuru ndabyibuka umugabo wita Edimwere Kande yeze kuntura mu kiganiro rimwe ariko atanyizeye ariko ndagenda uwo munsi niho navanye icyizere ndagenda nicara kuri mikro noho Edimwereka ndigira mu bye ndangije cyangwa radio njiyubuye none urakiyobora ikiganiro ndakora kabisa narakoze mwereka ndagaruka je gusoza aravuga ati kabisa ndemeye ahangaho wakoze neza cyane nyuma ya City Radio urakoze wahise ubu ngubu niho wahise werekeza ahangaho uri aka kanya nyuma yaho naje kwisanga hano ndi kuri televiziyo na nyuma ya televiziyo nta indi radio nongera gusubiraho ni televiziyo nahise ngumaho no feedback mu bantu maze kujya kuri televiziyo abantu barakwakiriye bakurikiranye ibiganiro byawe bagiye gukora bigiye bitandukanye feedback
mu bantu wumvaga ari nkihe nyota wumvaga bagufite cyangwa se ni feedback baguhaga yari nkiyihe abafana bawe cyangwa abagukurikirana mu byo bitangazamakuru kuvurwa rugendo rwose kwintu ugera kuri televiziyo akakanya feedback ni iyihe mu bantu feedback yabayeho ngira ngo wenda mu baturage bo kintu cyanshimishaga nageraga bose nasangaga byibuze ari abantu banzi nta kintu gishimishije nko kuba ugiye mu mudugudu cyangwa se mu kagari runaka ugagenda ugasanga byibuze mu bantu bahari ugasanga mu byuze abantu batanu bakuzi byaranshimishaga rero kandi no bakakwereka uburyo ibyo ukora ari ibintu byiza bakakwereka uburyo donc courage baguteraga courage nubwo wenda mu bantu ishanu utabura umuntu umwe kubwira ngo uguca nk'intege ariko kagatabwira ati musa ndabyibuka nkakaranyuzeyo abantu barambwiraga ngo ni ibintu byawe ariko ibindi byo bagendaga ngitangira abantu barambwiraga ati ko kumenya wayobye inzira wagiye mu bindi bintu kandi nkumva ngenda bikunda oya niko bigenda ariko atsinda byanze bikunda ndabyibuka mu itangazamakuru ikintu bakubwira ko ikintu cyitwa comment ari ngombwa kuko urumva nyine n'ubu ngubu kandi uyu munsi nibwo niko nkikora nkunda kureba comment imbi ni nziza buriya zigiye ziramfasha kubera ko zituma hari ubyo ngenda nameriyore ibyo nkora ibyo ngibyo bibayeho umva feedback amugana abantu baca intege men ariko nanone hari abanyamakuru ngubu basa nago yajya nko mu kiganiro ngo manakwandikira nka message akubwire ngo ubundi mu biki wabiretse asiye ko nta muntu wabimbwiye ariko njya nabibwira abagenzi banjye cyangwa n'ikimenyimenyo ukajya nko mu kiganiro ukabona nta telefone wakira ibyo bintu bibaho ariko nyine tanga umurongo wa telefone mudahamagara ukabona uragira ikiganiro umuntu baguhamagara aravuga ati nyaboneka mudahamagare kandi atubera ngizo nimero kuri uhita uti ndimo ndiganiriza nawe ibyo ni babyumva se abantu ushaka bakurikiye televiziyo bumva yuko umuntu uko yicaye kuri televiziyo ari kugaragara bagira ngo yaje n'imodoka agenda mu modoka cyatuye ahantu muri ibyo nubivuga n'ibindi bindi abumva uri umukiri uri umunyamakuru kugaragara ku gitangazamakuru hari abanyamakuru mwaba mwaratangiranye urwo rugendo kugira n'ubwo bakiri mu itangazamakuru ndetse bafite n'izina rihambaye mu itangazamakuru Kusango Star ubwo ndakeka yuko hajyaga na Philipita ndakeka yarakoraga icyo gihe icyo gihe ariko nkubwiye ko tuzanye cyane nabankubeke kuko kiragiye cyo abatanga mu banyamakuru byari bameze nk'abadahambana kabyite gutyo wasangaga niba umuntu ari muri showbiz yabaga nyine inshuti zarizo muri showbiz gusa niba umuntu ari mu muryango inshuti z'abasanga arizo mu muryango muri siporo ni siporo ugasanga wenda murahura hana amakensi ariko nta bindi bintu gusa umuntu ngiye nibuka ko wenda bagaci ndabazi twanahuye njya mbabona ariko umuntu najya nibagirwa n'umuntu witwa Isaac n'ubwo ni umutekinisiye ku Isango Star none se ko hari abantu benshi mwagiye musitwagorengana kuva icyo gihe abenshi babivuyemo wangu abenshi babivuyemo bagiye muri rero hari ibintu biba abenshi bagiye muri cano bagiye mu macano benshi bagiye muri cano hari abantu bagiye bateye imbere ugasanga wenda bagiye mu bindi ariko abenshi usanga abenshi icyo gihe baragiye babivamo umunsi ko nabwiye mu motseriti bose uza ahantu ari akareka naho ngo bahugwa hari umuntu witwa Nshimiyimana Nshimyumuremye Eric Nshimyumuremye Eric ndabyibuka niwe muntu wambaye mikoro bwa mbere usuza ahantu ari kareka Andre guru mikoro numwe mu bantu bambaye mikoro usuza ahantu ari ubitaga Eminante numwe mu bantu bambaye mikoro usuza ahantu ari neze ko atari Eminante cyakora oya niwe Eminante uzi kabisa aya rero umuntu witwaga Noza umuntu witwaga Farandotiye ni muntu yaduhura cyane kabisa abantu umunyamakuru sasa kuva muri za 90 ndabizi ko wagiye gukurikirana uyu muntu burya ari muri kariyeri agenda amenya amakuru y'abantu kuva muri 1920 niwe munyamakuru nk'ikitegerezo kuri wowe uvuga ati nibura uyu muntu mbaye nkawe byanshimisha umusana barahari wangu ngira haratatu we niba bigenzi barahari harimo nk'abantu bitaga ba Sebujisho kuri Radio Rwanda umuntu bita Ningi uramuzi hari umuntu witwaga Nuza bitaga Jean Gentil aravuga ati nshaka kuba nkawe cyangwa nuko yari abaga ikiganiro cyitwaga akitaga ngo ariko ni nk'intashyo kuri Radio Rwanda cyakorwaga n'umuntu witwaga Jean Gentil my friend Jean Gentil yakoraga ikiganiro kavuga uti kabisa abo nabanyamakuru bavuga ngo utakwibuka wenda utakwibagira n'abandi bantu ba Sebarinda ari abanyamakuru benshi pena nk'abo ngabo bampamutse rwose bari abanyamakuru beza muri siporo bagatare Jean Lambert umuntu witwa Marcel Utagarama ive bucyana n'abantu umuntu yumva ukavuga uti ko kwera ibintu nabigeraho bari bahari barakoraga pe abo ubwo bibayeho kugera n'ubu ngubu uri gukurikirana itangazamakuru uri kuri abanyamakuru abo bakora kuri channels bakora ku radio ndetse na TV presenter ubu ngubu ninde munyamakuru cyangwa abanyamakuru bavuga ngo uyu munyamakuru ABC
uyu muntu ndabona akora cyane afite itandukaniro rirenze iry'abandi bitewe n'ibintu akora. Ese ntore bunteranye nabo? Oya ntagaruka guteranya nabo kuko urumva buri ntuza buri gitangazamakuru gifitiye abantu bagenda bakora muri buri domaine, sibyo? Tuvuge nko muri showbiz, tukavuga ngo wenda mu showbiz wenda bano bantu baragerageza, wajya muri sport ukavuga uti wenda bano bantu baragerageza, ariko uramutse uvuze ngo itangazamakuru muri rusange ukarifata mu ntuza ukarifata mu kigega kimwe. Dufate showbiz n'urugero, dufate muri showbiz ubona ari uwe munyamakuru kabisa uvuga ati umuntu yari gukora kabisa ubona ibintu biryoshye kandi ntapfa kuba nta bireka cyase nareka nta gitambuka ikiganiro cye musanzemo. Nuhe munyamakuru avuga ko espira muri showbiz? Shaka ari benshi se, ariko nk'abantu bitwa Bandoze bamurindwa Murindwa ni umuntu showbiz wumva harimo umuntu bitwa Boskizo bya ni inshuti yanjye cyane, fata ku mavuta kandi fata ku mavuta no amwihayima ntago ujye ubona abantu baba iriya ni showbiz nta nibuka agiye batera aya mani. Okay, no ntari bine showbiz urumva ba Philipita n'abantu barimo babikora neza, Mbanita Pendo n'abantu barimo neza, ajya ni bande bwo n'abasivo n'abantu babikora neza, donc barimo abanyamakuru benshi bakora neza, bakora ibiganiro neza bibona bya showbiz. Noneho se kugarutse kuri fata ku mavuta wajya guca nuko se ugiye kwica no basabe bayagunyarwaye kugira ngo abasiga yagurana n'iki yanjye batwaranakoranye. Yago mwarakoranye ariko amugane asundi Yago mende je dushaka kudusangiza ku mateka Yago wenda mwarakoranye uzi ukuntu atene iki bira bintu hari ibiganiro akora wenda n'urugero ukabona yuko nyine ari umuntu ugira impo cyane, nyine ari umuntu nyine tukunda kubana n'aba bundi Yago mani umuzute mu buzima busanzwe tu nkorana na Yago. Nanashimira Yago kuko nyitanye nkigera kuri televiziyo ngira ngo nimwe n'umuntu witwa Steve n'abantu twase dukubitanira kenshi cyane kuri televiziyo. Yago n'umwe mu bantu nakwita ko ari umukozi, ibyo kintu cya mbere. Kandi buryo umuntu ari umukozi buriya byanze bikunze kubera ishyaka n'ibiki byose ahura n'inzitizi. Yago ni umukozi, ni umukozi, nicyo kintu muziho cyane kuko nakubwira ko nibyo ngeze uyu munsi wa none ndamutse yo muhe na Yago mukora mu ntoki kuko niyo muntu wankoreshaga. Ndabyibuka Yago yakoraga ikiganiro cyitwaga Ndasuhuza, nta musitari n'umwe waturukaga ahantu hari hose utacaga kuri Yago. Yego nuba ngo umusitari cyambere yatangira ariko nuba ngo uyakoraga kuri KUDUHA TV, nuba ngo umunyamakuru wese bambe umuhanzi wese agiraga mu Rwanda ntaza nitaye hanavuye Pappy Square n'ibiki byose hano umutigisi bacaga kuri KUDUHA TV. Urumva navuga ko rero Yago nyarwaya ikintu mbwira uyu munsi wa none nagisubiramo. Yavaga mu kiganiro saa 8, akenshi nayo nabaga mfite ikiganiro saa 3, akambwira ati Musa ubundi iyo ndebye muri competition ubundi ngiye mbamura nkompeta nawe. Urumva umuntu kubwira gutyo yatumaga nkora nanjye kakamakuru. Yago navuga ko ikintu muziho ni umukozi, kandi ikindi cya Yago buriya nzi ko buriya ni umuntu wumva tebura bwanjye byo nzi kuri Yago. Nitaye ku bindi bintu bajya bavuga ndabizi commentaire ndashobora kuzaba nyinshi. Yago ni umuntu wumva. Ikindi kintu muziho Yago buriya nkuko babivuze ngo umuntu ugira impuhwe, burya umuntu wumva burya agira n'impuhwe byataje. Yago rero buriya ahubwo nuko atarandemera nanjye ariko Yago numwe mu bantu Yago yumva umuvandimwe babanye nzi ko ni umukozi. Yago ubwo niyo mva nawe tuzabona dukore nka cya kiganiro ajya akora nyine cyo kwemera abantu, hari igihe nawe azakugeraho nyine akavuga ati umuvandimwe yarabize ariko aranabizi. Niyo tunavugana banjye na Yago niyo tugatira gukumva turaganira nk'abantu bakoranye tukavuga ngo isugeze kuki iki kintu ni imbogamizi ugize ufite mbese donc ahantu hari imbogamizi ni hehe. Ntabwo rero ko Yago vraiment n'ubu ngunda cyavuga ngo KUDUHA kuko iyo ndebye ibintu agezeho bikorwa arimo ndavuga ni KUDUHA. Yago ari umwe mu basore yeka nkubwire pe ari umwe mu banyamakuru. Reka mbwire ijambo ntagiye bariko kuri Yago igeze kumbwira nko muri za 2016 2015 gutyo 2015 ndabyibuka 2015 igeze kumbwira ngo ariko undi ndebye ubundi ubona ntari umupagasi. Nejambo yagugeze kumbwira birebye ubona ntari umupagasi ku kimana kandi yari akiri hasi Yago muri Sarago zitari nke ntago yari kushimishije cyane. Nani yari shimishije iyo cyane ushize uyikure hano intera yashimishije yari ariho umuntu rero muri 2015 waruri hasi uyu munsi none bimwe super manager yavuga akaba ageze hariya hantu yarakoze cyane kabisa. Ambo nkuko wa mugani ubari bikomeje mani Yago ari umwe mu banyamakuru tu abintanga rugero kubera ko ushobora kureba
imyaka maze mu bitangazamakuru ukareba n'intambwe yateye muri iyo myaka imyaka itagera muri 6 ari muri itangazamakuru 6 na kabiri baracyari hasi ariko ugasanga baracyari kwa kundi usanga nibura ibanga yakoresheje cyangwa se muri mwana ugasanga kugira ngo atere imbere kuri urwo rwego rungana kuriya usanga ari nk'irihe banga ku buryo n'undi wari wese ashaka kwinjira mu itangazamakuru byamufasha usanga ari icyambere ndibuze kuvuga Yago nakubwiye ko yahuye n'abastari benshi ariko nubwo yahuraga nabo Yago ntiyabyirataga ahubwo yarakoraga cyane kandi agaca bugufi uyu munsi wa none basanga umunyamakuru ushobora guhura wenda na icyo gihe wenda wahuye na P-Square uyu munsi wa none yamarwa na P-Square agahita akakuyata akabwira agasanga udungusiye mu kirengezi urumva agahita kwereka kubyo stari ntakiri mwavugana ugasanga nyine akwetse nyine ko ari umuntu urenze mana wa ntago umunana ntahana ari buke none se icyo ngarukaho ni kimwe ku bantu b'abastari cyangwa abahanzi utumira mu kiganiro n'urugero bamutumira kumva arakubwiye ati wenda kuri TV station napana tureke kuvuga ngo wenda YouTube channel cyangwa se hehe wenda radio cyangwa televiziyo zifite ahantu zikorera ariko uwo muhanzi ko byarabaye hari umuhanzi hari umunyamakuru umwe ukora ku gitangazamakuru ntaye ushaka kuvuga izina ndetse n'undi muhanzi ntaye ushaka kuvuga izina ku rwego rw'umutekano we cyangwa se rwacu bumveje utuntu ko reporting ngo abantu ngo bamvuze ngo iki uwo munyamakuru baramutumiye nako uwo muhanzi baramutumiye mu kiganiro byati se wadufasha ukaza mu kiganiro cya televiziyo uwo munyamakuru uzi ikintu nako uwo muhanzi ikintu ababwiye yasubije umunyamakuru ati mumpereze samapu ya televiziyo yanyu imikorere yayo yose kugira ngo tubashe kumenya kugira ngo mbashe kumenya imikorere yanyu no kugira ngo nzaho handitse nka chief editor nka program manager nka managing director umuhanzi urumwe mu bagezweho muri iki gihugu ariko yaje aravuga ati mumpereze samari yose yagezwe waciye hese man ngiye nicyo kintu nubango nta muhanzi n'umwe ushobora kumenyekana adaciye kwitangazamakuru byagenda kose none abahanzi birya kuri iryo tangazamakuru gutyo nyine abanyamakuru mwebwe mufite ibibazo reka ngwire impamvu nimwe dufite ikibazo ni kwa ngo niba ukora muri showbiz umuhanzi akakwirataho ntukine iyo ndirimbo ukeka se kwamenyekana gute ariko abahanzi nabwo baba bafite urazi yuko abafite avuga ati ngiye mfite gengo icyo bita gengo uvuga ati ngiye nutankina kuri televiziyo cyangwa kuri radio nanjye mfite amahome urumva tugira ute tunangira ndahita njye wenda kwaho ndahita ngenda mbwire Peter cyangwa undi muntu ngiye azankina ntacyo bitwaye si home yanjye ngiye kuba mutankina kuri iyo televiziyo ari ikintu bintwara ariko uwo munyamakuru uzayikina nawe yasuzugwe mu ntuza munyamakuru mugenzi we nyeka ko ibyo ngibyo batarimo nta bunyangamugayo baburimo nta n'imikoranire birimo uko urumva niba uyu munsi wa none usuzugwe n'umuhanzi umwe akaza akaguca amazi akagenda bakamukina ejo nawo umunyamakuru niba hari undi nawe muziranye wenda tuvuge ngo uturutse hanze nka P-Square ashobora kubona connection yaciye muri wowe wangongera bajya kumvikana bakamusuzugura kandi nabwo ugasanga biri kubitwa ni byiza yuko niba umuhanzi akoze nk'ikintu ngicyo aba nk'ikintu nakwita nko kumukubicisha kinyafu kwitangazamakuru ikibazo nyine wa mugani ese ubona abanyamakuru bwabo mu Rwanda bafite commitment barumvikana cyangwa barahuza ku buryo nibura bajya bafata umwanya akavuga ati uyu muhanzi afite imyitwarire mibi ku buryo bavuga ati uyu muhanzi reka tumugire dufate initiative yo kuba twamugira ute se n'abantu bamuheze kuko nko muri Leta z'Ubumwe z'Amerika cyaza TZ cyangwa hari umuhanzi ukora amakosa nk'aba Chris Brown twagiye tuyibona bagakora amakosa bitangazamakuru byose bikaba kupira indirimbo zabo pe noneho kugira ngo bagaruke bigasaba izindi imbaraga zabo no kujya imbere y'abantu bagasaba imbabazi n'iki ubona ari iki cyakorwa nibura ku buryo abanyamakuru bose bagira commitment cyangwa ese irahari muri abanyamakuru ku buryo ibyo bintu byakorwa ndabyibuka bino bintu byajyaga biba hari umwe mu bahanzi nigeze gutumira haburi minota nk'ingahe yaburaga iminota mike yarambwira ngo mani ngo ntago nkije ngo naje gusanga nyine nambwira impamvu zitumvikana je ndabyibuka igihe twese dusiba indirimbo ze kuri televiziyo duhita tubivugana n'abandi banyamakuru bose tuvuga ngo uyu muhanzi izi ndirimbo mureke tuzihagarike kandi barabikoze final maje gusaba imbabazi yaje nanone gusaba imbabazi ubwo se nk'uwo muhanzi aramutse yongera agasubiramo iryo kosa abaronge baramutumye ntabwo yarisubiramo no kubera ko yamaze kubona ko nuza itangazamakuru risa nkaho riri hamwe ariko ndabikunda mu myaka yashize atari muri ubu rero ntago nzi wenda ubu ngubu nsigaye mbona nk'urugero wenda nkunabwiye ngo mfata ku mavuta n'inshuti yanjye nkasanga ukabona wenda ngafata ku mavuta wenda arimo aratera amagambo na Philipita ese urumva ko guhuza byoroshye kwa mugani akantu isuka vugaho
niba bari kuri social media barimo batera amagambo mukabona arimo arapingana mugenzi we ngiye ninjye umunyamakuru ugezweho ninjye uri gutwika bakomeza bamwe gutwika n'ibiki byose barani inshuti mane oya nyine byo okay ni inshuti wenda ntago mbizi ariko ushobora gusanga wenda bafite n'ukuri kwinshi hari n'igere kuburyo kuri gushira mu biganiro kwa mugani ntago bya bintu musa ntago ajye kuri gushira gushira mu biganiro ariko baramutse habaye ari ugutwika byaba ntacyo bitwaye ariko niba biramutse atari ugutwika naba ko byaba byitwaye mu nza mu bijyanye na media muri rusange kubera yuko biriya bintu ikintu ndi buvugeho kimwe abahanzi nyine bagusuzugura uko aravuga ngo ndasuzugura uyu nguyu njya ahangaha bo nicyo bintu nanjye byo nakubwira ibyo ngibyo arahari ni umuhanzi ubu ngubu wavuga unafite izina mu Rwanda uzwi ukomeye cyane ariko izina byo nkubwira nyine izina yarikuye ku bitangazamakuru none ibitangazamakuru n'ibyo birema abahanzi uyu munsi wose nta muhanzi n'umwe zirasitarago nakubwiye naciyemo mbere n'abahanzi niko bazamuka nabo nizo baciye kuko umuhanzi kugira ngo amenyekane nawe hari sitarago abanza gucamo kugira ngo agere hariya nyine ageze bo noneho inama bagira abahanzi nk'abo ngabo uko ngo umuhanzi njye arambabaje arasaba TV station televiziyo apana YouTube channel ngenda ngo ifite views ngo iki n'iki ngo subscription ngo iki televiziyo isanzwe ifite ahantu ikorera ngo ngiye ngo nshaka summary ngo yanyu ngo ibiganiro byose mukora nyeka ko ikibazo abadaciye televiziyo y'amazi ahubwo abaciye umunyamakuru y'amazi tuko mbitekereza ngewe ariko ubwo nase basi birashoboka yuko wenda uri umunyamakuru wenda umuhamagaye atakuzi akaguca amazi akakwereka uburyo nyine ngo ugomba kubanza kumwereka icyo bitangazamakuru ukoreraho ariko nkeka yuko buri badaciye televiziyo y'amazi cyangwa igitangazamakuru ukorera ahubwo mba nkeka ko ari waciye amazi ariko urumva ubwo urugendo rw'abanyamakuru bose n'itangazamakuru ndetse n'abahanzi imikorere yabo muri rusange tubinyuzemo ariko nanone gusa tutarabisoza yaba ari umunyamakuru ari n'umuhanzi ahantu buzuzanya ntiwumve ko wageze kure mani nta kure habaho ntaho ubundi kandi nkuko urana kera ukuntu abantu bajyaga bakora inkuru bafataga kasete bagaca kara kantuza bangiza bagakoresha nk'umurinzi kugira ngo kakantu kapfuyemo bakagahuza no kugira ngo inkuru ikorwe uyu munsi none harimo editing ubwo se umunyamakuru w'icyo gihe yarazi ko editing izaza uyu munsi none ushobora kuba none hari igihe kizagera none abanyamakuru bakava bagakoreshwa nk'amarobo cyane ubundi none niyo mpamvu amugane nta wakwira tukintu ngo ngeza aha ngo urareba ngo ngiye ngo nige umuntu nguri gutwika ejo ngo umuntu ngo yagafata ngo muri showbiz cyangwa se muri mbonye umuntu nka Shema mpita mufata nk'umuntu uzakomera imbere yanjye nkavuga ni Shema ashobora kuzangira akamaro nk'uko nyine uyu munsi ndimo nkubwira ni arabantu nyine b'abanyamakuru b'ikitegerezo kuri njyewe nakubwiye nshimira n'ubundi byose biva mu gukora ndetse no kwicisha bugufi mu byo bakora byose ndetse no gusenga. Oreste ugiye mu itangazamakuru tubwiye abantu mwakuranye tubwiye abantu zira bagiye banyuramo ariko se twe turagira ngo nibura wowe kuko uzabaze Ndahiro Valens Pappy Ndahiro Valens Pappy karakantu haragakoraga n'ubundi cyangwa abya byose irani hari ukuntu umuntu yibrande ndi Ndahiro Valens Pappy mu mujyi wa Kigali ariko avuga ari karakantu karute nyane icyo kintu nshaka kujya bamenya ariko Pappy n'umukozi nugire ngo izo nzira zose ndimo nkubwira nawe shana twabaga tuziri kumwe wangu Ndahiro mujye mureka abantu bazamuke kuko baba barakoze Ndahiro ramuza atari umunyamakuru Ndahiro cyangwa mumenye aje mu itangazamakuru Ndahiro muzi muri ibyo bihe nyine byo donc transaction yo kujya mu itangazamakuru ariko hari umuntu uzwiye guhura muri bisi hamwe ati Ndahiro hari ukuntu muzi uyu muntu ngo twarakora ibyo bireke njye ntabyo nzi uribuka mu mujyi wa Kigali hataraza amantuza hataraza WHATAPP ngo yego hakiri ubutagisi urabona ubutagisi bwa mini bisi butoye ubutagisi bwa hiyasi ni bwaki ni za hiyasi ni bakwitaga hiyasi hari umuntu ambwiye ati mwebwe muzi burabo hiyasi hari izindi modoka zaje kera nyine za hiyasi zagezweho mu mujyi wa Kigali za Puma zabaga zanditseho ngo bana dube ngo rero hari umuntu ugiye twahuye muri arambwira tuzubira Ndahiro Valens Pappy atari ukuntu muzi mwana yamureke ibyo bireke kutanteranya na Pappy kandi turi inshuti njye ntabwo ibintu mbizi pe ntabwo mbizi nanjye mbyumva ariko ntabwo mbizi ariko ntago washyiraho nta nubwo abirenze yuko Ndahiro Valens Pappy n'umwe mu banyamakuru bahagaze neza hano mu Rwanda oya wangu ndibyo nabwiye nyine ejo bundi sinzi
umuntu ari mutera commentaire arimo avuga kuri Ndahiro ngo umuhungu wanjye ndamuga Ndahiro n'umukozi Ndahiro n'umukozi gusa ikimwe ikosa dukunda gukora mu itangazamakuru usanga dushaka kwiyambira ku bintu byose ugasanga umuntu arakwereka uburyo ibintu byose abizi ariko burya ari ikintu kiriwe kidomina ikindi niba uri umu entertainer donc ugiye muza muri entertainment niba uri umu sportif jya muri sport niba uri umunyabuzima jya mu buzima ari ibintu wenda ubyisangamo byose ariko burya byibuze ugira ikintu kidomina ikindi Ndahiro rero wamenye ko makuru nyine yadominye ibindi wana ku makuru kabisa nabonye ariko se yakora ubundi ibiganiro bitari amakuru mbere yigeze kugerageza ni nk'ibi yabaye no muri showbiz buri Pappy showbiz akagenda yabaye showbiz akora n'umuntu bita Manzi Maganya Manzi Maganya none bamusaza aratwika kuko super manager hari ikipe yageze gukora kuri Instagram yitwa Nyinya FC hako sinzi impamvu avuga atakizo ntuzi rero Valens pari y'abana nta Nyinya hagaze super manager nyine nawe nyine bareba nyine abantu b'inshuti ze bisa nkanjye yambuka kandi turi inshuti shuwa ariko yambuka nanye nkango se kandi nzamutora muri ntago super manager ari inshuti yawe kandi nzamutora muri minister super manager inshuti yawe koko gusa nagiye gutora gafite imyaka 23 ako amugazo ahuze ko amubyara super manager amubyara sina kubera ko yavutse muri 2 twabera super manager mu rushu turangana niba ntamurusha nk'imyaka niba ntamurusha nk'imyaka nk'ibiri cyangwa twenda kungana kubera ko ari manager nyine w'abakinnyi ako musore dusobanure mane umuntu wa transfer akagere med oya nyine kagere med afite imyaka ingahe simeranyije asha nago yasohoye akagere med nago nyizi akagere med nago nyizi ariko habuze imyaka 35 bamwe ari mukuru 35 cyangwa 40 barimo ari mukuru ari hejuru kwa 30 gusa cyo mbona cyo nuko ari umukozi okay ntari ngaho ibaza umuntu wagurishije super manager yavutse muri 2 yose yaruna afite ingahe Haruna mbongo Haruna usibye n'imyitozo ariko kuri cy'abanyarwanda bakonta ngo imyaka rega ntayihura no gukina bazira tani Ibrahimovic ni bakuru ba Cristiano ni bakuru ariko bakaza bavuga ati ngo nibyo mbwira ibyo by'imyaka cyo kubera ko ntabizi ariko nyine impamvu ariko imyaka ni mu kibuga wawe ariko impamvu nyine mba nkubajije gutyo mane nuko super manager avuga ngo avutse muri 2 ukareba abakini agubwiye liste y'abakini no bavuga ibyo ngibyo yabwiye stragoze zibugande na heroes uzakibaza uyu muntu uziko buriya yakoze ajya bakujya ngo ni Ben Paul bakoranye ajya ngo ni from to what from zero to hero urumva ati ni from nowhere to everywhere bamamagara mu ntuze yarambwiraga ati imyaka 23 ngiye muri Mr. Rwanda nkare none akongera ikibazo ngira umuntu uziranye na Barasa afite imyaka 23 ngo barakuranye ngo barareranwe umuntu bita Ben Paul mu Tanzania nawe barakuranye bakoze na kuru baririmbana kandi barabatimbera n'asaza barakoze byatari hako ngende kwibaza kigo gishinzwe gukora amaranga umuntu rwose badusayindize basubira amaranga Oreste asanga afite imyaka 19 ariko ngiye ugasanga bakize ngo nk'umwari nk'umuntu ujya kurukana afite imyaka myinshi kandi ari mutoya abantu bagenda barekarama amagana ariko bari mitamugani ndafata abantu kugira ngo none se rege nganuza nka Bosco afite imyaka ingahe mani fata ku mavuta ni muto mani ubona fata ku mavuta mani yarariye anywa amata mani asigase mani kandi spam kangenzi ko tungana ende Bosco aya mwana wibeshye Bosco turangana fata ku mavuta nta myaka 28 arengeje Bosco turangana aya mwana ariko se bazamaje ko umuntu ariko se zamaze uti Oreste murangana aya mwana kujureba abe mane kubera ura mwana atemba itoto ntago ujana amata bafata ku mavuta bazajya gushinga abantu bagwingiye nkatwe fata turangana fata amavuta yarariye mwana niyo mpamvu n'umwana w'umubiri ubona reba itamahagaze kwazuba amane fata amavuta mane n'umuntu itamanye ibyo riberaho imyaka oya nyine kurya neza kubaho neza none se bwo niba ugendera ku itamano n'amajid de black afite ingahe aya mwana amajid de black umwana wejo bundi koko aya mwana ariko ntukavuge mwana abantu ura imyaka 28 arengeje amajid de black ariko tubara abantu nyine ngenda bakunda hari no kuntu muziranye kandi n'abantu banje kandi muziranye rwose amajid de black bagenda mufana
izo ndirimbo za ruhinja amajida cyane akoze byinshi bitandukanye ambo Oreste kugira ngo tubashe kuba twacunguza uburyo mwete ndetse nakurikira World Entertainment TV nizere kandi ko baryohereje kandi ibintu byagenze fresh kandi niba mwifuza Oreste muzatwandike muri comment mutubwira ati uyu muntu turashaka kumugarura hano natwe turahabaye kugira ngo tuzahite tumubazanira Oreste ni iki wabwira abantu kongarura nyine burumva basajya bamara iki cyaka n'inzara ntibabyumva dore ngiyo nimero hano hantu naje dere banyicishije icyaka aya icyaka wapi nawe radutsebeje koko nawe bitubwira ibyo be ko hano nta kintu tuba tubuze ko buriya ibindi biri Bandoze ariko mukorera ahantu heza tu mukorera ahantu heza umuntu aramutse harebye ni heza abana kabisa cyane noneho ikintu tugiye kuba ikindi cyo tugiye kuba twakwinjiramo unasangiza abakunzi yabacu wo kuri World Entertainment mbwira nk'ikintu cya mbere waba waravugize ugakotora ugitangiza uko ntago bibaho byanze bikuze ugitangira kujya kuri mikro bari ikintu uvuga ukavugishwa cyangwa ugakotora abantu bakakubwira ati ibintu uvuze umusa narabitekereje cyangwa no gukotora koko tiye nshaka kugira ngo utubwire ati ese nabanyabyibuka mwe ikintu cyangwa akantu kakubaye ugakotora waba uri kuri televiziyo cyangwa kuri radio waba uri kuri televiziyo cyangwa kuri radio gusa icyo nibuka cyo nuko hari umunsi byo twize kujya kuri radio barafungura nyine kako bafungura nyine bamaze kudushyira nyine live one ndangije nyine umuntu wari wankize warangije we arabyibagirwa none turangi turiganira twiganira dutera imisingo haza kugera nyine umwe arangije rano karambwira ati kandi shati bobo nurimbwa atazi ko turi live ko muri live kandi ko ahita ambwira ariko gunyisimbwa ngo nka mama we koko ngaramutse ari nka mama wanjye atunyisimbwa mama waramutse ari mama wanjye ngo nawe twaba dupfana iki urumva arangira nyine umukobwa arangira turuka hirya iraza asanga tuma turatera umusingo ahita ambwira ati kandi uri kunyuraho live ati niba abantu bimbwa bavuga ati n'abanyamakuru abivuga gutyo kandi abantu bari kumva telefone za mbere zaje zarazuze ngo cyo kora nuko mwadukoze abo ari gutamubeshya ko ari theatre oya urumva nyine nibyo nabwiraga nyine kwidagadura ni ikintu nibiriya nyine kwidagadura nibiriya uretse akantu wakoze ugakotora mu bwana bwawe cyangwa uri ku ishuri cyangwa mu bwana bwawe nagaki kuburyo uvuga sha ntago napfa kukavuga nari hose ariko tubwira akantu warakoze nigeze kwicwa n'inzara rimwe akantu kambaye gakomeye bya hatari nigeze kwicwa n'inzara hano Kera abantu bajyaga bateka mu byungo ayibona mu byara nsanga umuntu amaze kwisongera ubugari bwe amakimara gusonga ubugari bwe neza n'inyama yazishyize ku ruhande mfata bwa bugari mitamena muri za sosi ndange ndiruka njya kujya ahantu bita mu rwina bano rwina ukuntu rumeze ndagira nicaramo neza na bwa bugari n'inyama nyine nitwikira amakuru ndange njyamo nyine ubwo nitaka byose n'icyo cyose byajye mariko kubera ukuntu nyine amanye nari ziharaye muri icyo gihe hari kuri bonane cyangwa kuri noheli kuko mu cyaro ngo bajye kuri bonane icyo ngo ari iminsi mikuru byari mu minsi mikuru byashoboka koko noneho icyo ni kintu ari inyama mana kuri inyama mu rwina man umba bikomeye cyane nanjye ako kantu niko ntago njya nkibagirwa ni nawo umunsi wa mbere narindi inyama ngiye ntago ndasijyaga ubundi ntago azirya utuzirira mu rwina shaka uri imbere cyane koko noneho ariko nungu nyene hari umuntu nungu wahishije n'inyama ashobora no kumbwira ko nsigaye nzikunda cyane ese kweri cy'abagabo benshi banga ubugari man ubugari se ni kimwe nuko abantu banga ibitoki ariko ugasanga nyine hari nk'umugabo ukunda ubugari ngenda kubwira hari umuntu yatuye kuganira ngo kera bakira hakurya muri Kongo erega impamvu babwanga ni ukubera kubuka abanyarwanda ntabwo bazi gukata ubugari niyo mpamvu uzabwire nka bintu ntakundi ubugari bintu ni umukongomani mana arabizi uzi inyama yari uko zimeze uzi bya biboro bifata ku ntuze ku giti bifata ku giti bifata ku giti zanyamara ziri harigo yaraziri muri Kongo bangu barya ngo imbwa n'imbeba n'intuza n'inzoka barakubwira ati nyama ni nyama kuna kila kitu ariko iva zatwereka nimba ry'inzoka koko ariko ndaza kubaza ive nyuma inzoka yazirya noneho ikintu giye kubaza kindi ariko kuko utambaje kuri Saint Valentin oya Saint Valentin wowe witonze turacyari mu rugendo Saint Valentin hangana ndabona ejo hari Saint Valentin yabaye rya nejo
cyakora Mario najya nzi menya bya Seven tamye ntabyo marantese ko mamu bivuze ko mbonye umukobwa atambutse arafite nuza niba agiye gushyira mu simbizi ashobora kuba hari ikindi kinagiyemo noneho ikintu ngiye kukubaza dusa n'abagana noneho ku musozo wambwiye nakubajije impamvu abagabo batarya ubugari ariko mwana urimo uraduhisha ibanga rikomeye aba yagiye iki impamvu ngiye mba reka nkubwire impamvu mba numva no kubera ko nzi ko abenshi bagura ku bugari gukubita ubugari urabizi kuri nyine ubusongo ugahita ubushyira hasi ukabukubita buriya impamvu ngo abagabo batarya ubugari kubera ko kera uyu ni umuco wa kera nyine usanga n'abagabo bakuze ari benshi batarya ubugari wenda mbere urabizi ko amapantaro atabagaho nkaya amapantaro ntabwo yabagaho nyine ubundi se ukigira ngo ubugari bundi ntibujeje ubundi abakera ntibaryaga rukacarara ariko n'ubundi yarasongaga ngo impamvu ngo buriya ngo abagabo benshi batarya ubugari buriya ngo kera ngo abagore ngo barekaga ubugari ngo akabushyira hasi ngo akabukubita noneho ngo hari ukuntu ubundi ngo ukubita kubera ko nta mapantaro babaga bambaye ukawukubita ngo kure hari imyotsi rero yinjiraga mu ngutiya ariyo ngo yinjiraga mu ngutiya ikongera igasohoka ikagera mu ntuze mu bugari ikongera ikajya mu bugari ngo noneho ngo umusaza ngo yaravuga ati ndagatora umuzungu ntabwo ibintu ntabwo nazongera kubirya ntabwo nari nyizi ubundi ngo hariya agahita yibaza se niba nk'uko ushyushye babizi ko hazamo icyokere avuga ati icyokere kijyano ubwo ntabwo amazi yongera kikajya kikarema amazi gatungu ntabwo yongera gusubira mu bugari ubwo ntiwasanga n'abagore ngo baze impamvu niyo mpamvu nta muntu wateka ubugari atambaye ipantaro bibaho ntabwo bibaho niyo mpamvu njyewe umusaza arambwira ati rero niyo mpamvu njyewe ntarya ubugari kandi niyo fenomene abagabo bose bagenda batarya ubugari havuze ati ubwo nanjye utumye bwange niba imana njyewe nabitekera ndavuga umunsi ukazamuka ukayikwiza mu nzu ukongera ukabukora ibintu icokere cyose niyo mpamvu rero usanga ibintu bikomeye cyane nase bagabo banga igitoki no kandi bagabo banga igitoki nanjye ndacyanga rwose ntabwo mbanumva igitoki shangiye ndabikunda tu igitoki ndabikunda sinzi impamvu wenda mu byanga ariko ubwo nyine ngiye gukora ubushakashatsi aho kantu nyine ugumaye ntabwo nari nkazi oya nushaka gukora ubushakashatsi usanga abagabo benshi banga ubugari kubera iyo mpamvu Oreste tujye tugana ku musozo noneho niki wabwira abaturarwanda niki wabwira abahanzi bafata nabi iryo tangazamakuru gutyo bakarijora bakaryinjira cyane ugasanga bari kubishyira hasi niki wagira abanyamakuru bagenzi bawe cyangwa bagenzi bacu niki muri rusange nakaye kanuka kuri ku mutima ku buryo abakunzi ba World Entertainment bavuga kabisa ako kantu ubuze niko ngewe ikintu nza kuvuga sha wangu kuva natanga itangazamakuru na mbere yaryo naje gusanga abanyarwanda bizera itangazamakuru nandwe n'abanyarwanda bonyine ku isi yose burya bizera itangazamakuru buri kintu cyavugiye mu itangazamakuru ubusanga umuturage akizeye niba rero umuturage ashobora kwizera itangazamakuru nuko tumuntu ko tugomba kubaha ibintu biri karite ikindi cya kabiri niba mugenzi wawe yakoze ikosa mu itangazamakuru ntabwo kujya kumushyira muri social media ariyo nzira nzima nubwo social media wenda nayo wenda ari showbiz simbizi ariko nizera ko mu gihe cyose burya abanyamakuru dukosoranya ryo byaba byiza kuko namutse mbonye comment ku muturage bivuga kuri shema nkaza nkayibwira shema nkamubwiye uyu munsi nabonye avuga iki kintu ariko kandi wanagikosora bitwaye ikizi birumvikana uyu munsi ntabwo nkeka yuko shema aramutse agiye nko muri Amerika cyangwa muri Canada n'ahandi hantu ushobora kwibagirwa ko Oreste babanye ntabwo bibaho ni byiza rero yuko bitangazamakuru byose dukorera byanze bikunze dukorera abanyarwanda n'abandi ubwo bagaragara ku isi hose byanze bikunze n'abanyarwanda kenshi batwumva bari ku mubumbe w'isi ubwo rero nizera ko haramutse yabayeho kubahana ikintu cya mbere nyaka yuko byagira agaciro ikintu cya kabiri n'abawujemo bakagira ibyo batwigiraho kuko nkeka ko uyu munsi wa none niba ngiye bundi nkubwira ngo maze imyaka 10 hari n'amaze imyaka 30 mu itangazamakuru abakora itangarambe mukandemezo hari nk'abantu bita ba Marcel Tagarama bakirimo hari abantu bita bagatari bakirimo mu itangazamakuru naje ndeberera ubwo rero niba naraje mbareberera akaba ari byo nge nabigiyeho nkeka yuko nanjye hari umuntu uri inyuma ngira ngo ushaka kugira ngo anyigireho niba mu ngiye n'umuntu ushatse ambwiye ngo akunda itangazamakuru uwo muntu ngenda mufasha kuko gukora umwuga w'itangazamakuru ukunda bitandukanye no kuwukora ari akazi cyangwa ari akazi kuko iyo ukoze ari akazi ukora nabi ariko iyo ukoze ikintu gikunda buri ugikora neza nayo mpamvu uyu munsi none ujya kubona ukabona umuntu ari muri wenda mu kintu runaka nari buze kuvuga ugasanga arirwa apingana na mugenzi we urabona uriya muntu ukuntu yaje ese kuba yaraje kuriya byagutwara iki wakoze ibintu byiza aho ukamuha urugero rwiza nawe akagira nawe ahantu agera njye numva rero turamutse dukoze mu buryo buzima bw'urukundo tukabana neza n'ahantu mugenzi wawe yakoze ikosa ntumve ko ujya kumushyira ko nushyira hanze uzaba ushyize itangazamakuru hanze nicyo kintu noneho urakoze cyane no kuba uramutse ugiriwe ubuntu n'urugero kuko urabakebuye abanyamakuru
bo hari n'inama bagiriye kandi nizera yuko byanze bikunze bizajya bigenda bigerwaho. Uramutse ugira ubuntu bwo kuvuga ati ngiye nyaboye association y'abanyamakuru bose mu Rwanda, ikintu wavuga wajya wahindura? Urajya ngo niyo umuyobozi wangu aya n'urugero njye kwimagine imagination wenda bishaka kudashoboka kandi narwo byashobokerega mani teriteka. Nicyo kintu ushobora kubasa abanyamakuru wenda bashobora kuba bakoresha bo hari gukoresha umuntu ushobora kuba afite ikibazo runaka cyo mu mutwe cyangwa se atuzuye cyangwa afite ikibazo cyo mu mutwe ni rusange ntugiye konanya n'abantu bakoze biriya bintu numvise byabasaka kuko riva ukuntu yabishyizemo kandi nanone umuntu akabitekerezaho akavuga ati se nk'umunyamakuru wowe urabibona ute? ngira ngo wenda urwego rw'igenzura rw'itangazamakuru ngira ngo akazi karwo kararukora, ariko ikintu ngiye mbona nakora cya mbere ni amahugurwa ahagije ku banyamakuru. Ntago nabangiye kubigisha itangazamakuru, ahubwo nabangiye kujya mbahugura buri munsi kubereka aho isi igeze ku bijyanye n'itangazamakuru, kubereka aho isi igeze, nkabereka n'uburyo bwo gukorera hamwe, ikiza cyo gukorera hamwe, kuko buryo mukoze mutatanye niho ibintu byanyu bidashobora gutanga umusaruro, ariko iyo mukoreye hamwe byoroshye kugira ngo mutange umusaruro. Muri uyu munsi wa none hari nk'umuntu ushobora kuba ari nk'umunyamakuru ariko busanga byo nta n'urubuga na rumwe rw'abanyamakuru byibuze abaho. Urumva umuntu kugira ngo donc ni nyamwigendaho urumva bikomeye cyane. Ariko burya iyo bana n'abanyamakuru bagenzi bawe nk'uko ndi kubwira umbisha abanyamakuru bose navuze uyu munsi none iyo ngeze imbere ya Pappy ndavuga ni Pappy nawe aramamagara akambwira ati Oreste bite, nari nagiye imbere Pappy nkamubwira ni Pappy rafiki yangu bimeze bite, nagera kwa Ndahiro mikoro mugatakira mu itangazamakuru nkavuga nti icyubahiro ni cyawe byagonya rwaya mwe mu batigose nakubwiye n'abantu byanze bikunze for bandutiye antashobora kumara umwaka atamamagaye ngo ambwira ati Oreste bimeze bite kubera iki hari icyubahiro ama nanjye icyubahiro mugomba. Rero nge mbona ndamutse mbaye aho ngaho nkuko uvuze umuyobozi n'undi barabikora, ariko nta kintu kijyanye n'amahugurwa ku buryo n'abanyamakuru bagifite akajagari muri bo, uburyo bagira bakongera bagasa nk'abahuriza hamwe. Reka tushimire Oreste, twari turi kumwe kuri kamera za World Entertainment kandi nizera ko namwe akugeze no kurivuga urimira revo warivuze witonze kugira ngo naryumve. Oreste oya ndavuga iryo zina rya cano World Star Entertainment. World Star Entertainment kabisa. Nizere ko mwaryoheye cyane n'ibiganiro twagiye tugenda tubagezaho kandi n'ikiganiro nizere ko cyabaryoheye. Nakubwiye ngo kora subscribe ubundi utange utekerezo muri comment ndetse na sharing kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye binyuraho abandi bantu benshi bagereho gatanu kandi icyo nkushimira ni kimwe nuko twabanye kandi nanone ndakurarikira kuzongera kugaruka Oreste kuri kamera zacu igihe gukina hano ubu habaye mu rugo nta kibazo. Ubwo bizaterwa n'abantu n'abazabireba cyane. Imana ibarinde cyane.